gutya turasarura. Ngaho twereke rero iyo mugiye kubisarura kugira ngo umuntu asobanukirwe se mu by'ukuri ibyo yasarura nibihe n'ibyo atasarura nibi. Gusarura usarura igihumyo gikuze cyakuze. Nk'urugero twahera nko kuri iki. Gusarura uritonda kuko yabisaba kuko ni ukuvuga ngo uragisarura usa nk'ugihanyura ku mugina kikavaho. Urabona ko kizaho akantu. Yego ngira ngo nk'uko mubibona urabona ko twamaze kugera mu buhinzi bw'ibihumyo. Mu by'ukuri no murima bisa nkaho wagutse cyangwa se urimo umusaruro w'ubuhinzi bw'ibihumyo bugaragara mu by'ukuri. Wenda nk'iki ngiki kinini ubu nk'iki kimaze iminsi ngahe gikuze kingana gute? Ubwo no kuvuga ngo ni iminsi 3. Iminsi 3 uko kibona gutyo ngo kimaze iminsi 3 kireze iki ngiki kirasarurwa. Yego ugereranyije nk'imigina wenda sinzi abantu mu kameramani aza kugerageza kugenda ashyiraho atwereka uburyo ibihumyo bimeze. Ubundi ntabwo sinkora njyenyine pe. Okay, hanyuma rero urubyiruko rw'iki gihe kubona akazi byabaye ingorabahizi. Umuntu ashaka kumwigisha cyangwa se akeneye ko umwigira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo kugira ngo yiteze imbere, ari nk'itsinda se cyangwa ari nk'umuntu ku giti cye, bisaba ikize, bisaba amafaranga, se bisaba ubushobozi runaka, mu by'ukuri bisaba iki? Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Simbi TV, TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Nshimiyimana Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne. J'admire pour tout le monde qui partage notre vidéo à différentes locations. Mes chers amis, toutes les choses c'est possible. Impossible c'est insuffisant car il y a très beaucoup de personnes qui partagent et qui apprécient notre activité. Ici c'est Simbi avec Command 7 TV, c'est notre visiteur, la visiteur qui nous admire, la visiteur qui nous apprécie, la visiteur qui va faire la conversation avec qui notre chaîne, la visiteur qui va donner les informations. Ariko nyine numubona imbere yacu numubona mukuru agiye kuduha icyo nakita isomo. Agiye kugira inama urubyiruko, niba ari urubyiruko, niba uri urubyiruko, niba undi muntu, icara, uyu ni umwanya wawe kugira ngo nibura ibyo utamenye ubisobanukirwe. Icara kugira ngo nibura urebe uburyo wahanga umurimo. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bitoroshye. Ntatinze rero reka tumuhe umwanya kugira ngo atwibwire. Nkeka ko atari ubwa mbere ariko wenda ushobora kugeza hano bwa mbere kugira ngo agire. Yego tubahe ikaze. Yes. Mwaramutse, mumeze neza, muri kumwe na Tobalas. Yego. Tobara, ubuzima bumeze gute? Ubuzima ni gahoro gahoro ariko ubuzima buri kugenda, buri kujya imbere. Hari yego ubuzima buri kujya imbere. Tudatinze rero mu kiganiro cyacu uyu munsi urubyiruko kwihangira umurimo byabaye ingorabahizi. Niyo mpamvu tuba tukwiyambaje kugira ngo duhe inama, utwereke uburyo twabasha kubyaza umusaruro ubuso bw'ubutaka dufite butoya cyangwa bunini kugira ngo nibura urubyiruko narwo rugire uburyo rwakihangira umurimo cyangwa se abantu bagira uburyo babona agafaranga, bagira uburyo babona bakemura ibibazo byabo. Tudatinze rero uri umuhinzi w'umworozi w'ibihumyo, uri umuhinzi w'ibihumyo. Yego nagira ngo nyine uyu munsi utubwire ibintu ugiye kutwereka mu ncamake, utubwire icyo ikiganiro kiraza gufasha urubyiruko. Se mu by'ukuri abantu baraza kuba biteze iki, abifuza kugira icyo bakumenyaho mu by'ukuri muri rusange ibintu nk'ibyo. Okay, sawa murakoze. Nk'uko mubibona n'ubundi ngendo umuhinzi by'umwihariko n'umuhinzi w'ibihumyo n'ibindi bisanzwe by'ubuhinzi n'ubundi bijyanye n'ubuhinzi. Gusa ariko hano turi mu buhinzi bw'ibihumyo. Nk'uko mubizi rero njye ndi Tobalas, rero njye muri Tobalas dufitemo imishinga igiye itandukanye. Dufitemo Tobalas Agriculture Special Mushroom, ubwo ni bamwe ariko w'ibihumyo. Bityo mbonye byinshi muzajya mwumva muri Tobalas. Muzumva Tobalas Farmer n'ubworozi naho buriya mbandiyo. Muri Tobalas Salon, Tobalas Record. Okay, biratandukanye. Reka uyu munsi tuganire ku bihumyo, ku munsi tuganire. Hano turi ku buhinzi bw'ibihumyo.
urabibona ubu ni ubuhinzi nkora nko mu rwego rwo kwihangira imirimo nk'uko wari ubikomojeho ati urubyiruko rw'ubu ngubu ku bijyanye n'umurimo n'iki mbona ibintu bitoroshye gusa ariko ahangaha hanjye nk'umuntu naratekereje mu mishinga nkora igiye itandukanye nzanamo n'umushinga w'ubuhinzi kuko rastamani aba agomba guhinga kuko ubuhinzi ni kimwe mu bintu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi ewana muri urwo rwego rero nicyo cyatumye nshyira imbaraga mu bintu by'ubuhinzi kugira ngo imibereho igende neza. Yego, reka twinjire mu murima w'ibihumyo noneho turebe. Yego, ngira ngo rero nk'uko mubibona urabona ko twamaze kugera mu buhinzi bw'ibihumyo. Mu by'ukuri ni umurima bisa nkaho wagutse cyangwa se urimo umusaruro w'ubuhinzi bw'ibihumyo bugaragara mu by'ukuri nk'uko mubibona. Tukaba twinjiye aho bikorerwa, yabidusobanuriye. Rasita, wenda nk'iki gihumyo iki ngiki kiri ahangaha, iki ngiki kiba kimaze nk'igihe kingana iki? Iki ngiki kiba kimaze nk'iminsi 3 kiba kimaze nk'iminsi 3 gitangiye kuzamuka. Iminsi 3 uba wagisarura. Okay. Yego, hanyuma rero wenda tuzatunyuzamo tunashyiremo amashusho y'uburyo ibihumyo bihingwa. Yego, hanyuma uyu munsi urubyiruko rwabuze akazi, nta mahirwe bafite, bisaba iki? Ese nk'umuntu akeneye guhinga ubworozi bw'ibihumyo byamusaba nk'igishoro kingana iki? Ese byamusaba ibintu nk'ibyo? Kugira impamvu ndi kuvugira abantu, hari ukuntu usanga umuntu afite ikibazo cy'amiko, afite 20,000, 5,000 akabura icyo abikoza. Biragoye ku kijyanye n'icy'urubyiruko, abajene biragoye muri iki gihe kugira ngo ubone ikijyanye n'umurimo. Ni ikibazo kiri ku isi yose, ubona ko isi iri mu bihe bibi. Isi iri mu bihe bibi, iri mu bihe by'ihungabana ry'ubukungu, kubera ibibazo bigenda bitandukanye bigenda biba hirya no hino ku isi. Ikindi kandi urabona ikintu cy'iterambere nacyo buriya kigenda hari ibintu kigenda nacyo kiburizamo, imirimo ikaba mikeya, ugasanga abantu babuze akazi, abiga bariga bakarangiza bakabura akazi, bikaba ikibazo. Ariko hari icyo umuntu atekereza kindi, ugerageza gutekereza mu buryo nubwo ibibazo bimeze gutyo, ariko se ku rundi ruhande hakorwa iki kugira ngo umuntu agire icyo gukora, umuntu agire imibereho myiza, umuntu agire akazi, yihangire umurimo, ubuzima bugende neza. Ubwo rero muri urwo rwego niyo mpamvu twebwe tuba twaratekereje gukora nk'ikintu cyane, urabona nk'ikintu cy'ubuhinzi. Ikintu cy'ubuhinzi ni ikintu ngo cyanateje imbere isi. N'iterambere ryose riba rishingiye ku buhinzi. N'iterambere ryagiye rishingira ku buhinzi. Bivuze iki rero? Abajene, urubyiruko, icyo bakwiye gukora ni ugukura amaboko mu mufuka. Kuko akenshi uzasanga ibintu abantu biga ntabwo bagira amahirwe kenshi yo kugira ngo abe ari byo bakora. Ubundi byibuze uba ufungutse mu bwonko kugira ikindi kintu watekereza gukora. Muri uru rwego rero twebwe icyo twashishikariza abantu cyangwa se twabwira abantu kugira ngo bakore, by'umwihariko mu buhinzi bw'ibihumyo, tukagerageza kwishyira hamwe, tukagerageza gufatikanya, tugafashanya kugira ngo ubuhinzi tubudevelope, kuko ni byiza, ni ibintu abantu bakonsoma cyane, birimo intungamubiri zigiye zitandukanye. Ubwo rero urumva yuko tubikoze mu buryo bwagutse byadufasha bikatugirira umumaro kugira ngo bigere aho bituvana, bigere aho bitugeze. Yego, nongere nibutsa abantu ko turi kumwe na Manishimwe Theobald, ni umuhinzi w'ibihumyo. Uramutse rero ukeneye ibihumyo, byaba ibyo kurya cyangwa se ibyo guhinga, uburyo bwonyine bwo kubigeraho ni ukumunyuraho. Si ibyo gusa kandi uri mu bice by'igihugu bitandukanye, n'amajyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, birumvikana aho uri hose wamubwira kugira ngo aza gufasha kwigisha guhinga ibihumyo cyangwa se anahinge. Uramutse ufite n'umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo, yaza akagufasha. Rasita, ubuhinzi mbare ko nkoresheje Rasita, of course you are Rasta man. Ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bintu bifite ikintu bibumbatiye iterambere ry'isi.
yego isi yose ishingiye ku buhinzi. Uyu munsi wenda nk'ibihumyo muhinga cyangwa se nk'ibyo mukora, abantu benshi bari mu ntara, mwebwe muri mu mujyi wa Kigali, aha turi ni mu mujyi wa Kigali. Nko mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri hari igihe ujya kumva nk'umuntu avuze ati ngewe ndi mu mujyi wa Kigali, ese ubuhinzi bw'ibihumyo nabuhinga gute kandi ndi mu mujyi gutya na gutya? Abo bantu nk'aho batekereza nk'uko nguko, bafite inzitizi nk'izo ngizo, mu by'ukuri wenda bafite amafaranga yo gushora mu buhinzi bw'ibihumyo, ariko ugasanga aho bashora n'ikibazo. Ni iyihe nama wabagira? By'umwihariko ubuno buhinzi bw'ibihumyo ntabwo ari ubuhinzi buhingwa nk'ibindi bihingwa tubona. Si ubuhinzi ubona buhingwa mu murima nk'uko duhinga ibindi. Ni ubuhinzi bw'umwihariko buhingwa mu nzu. Tuhinga mu mazu cyangwa se ahantu wenda byuzuye mu bisharagati mu buryo bwo kwera, kuko ni ahantu ubona buhingwa hatwikiriye, ahantu hari habasha kugira umuyaga, ahantu mbese hakonje hahereye, ntabwo bikorana n'ubushyuhe. Aho kugira ngo agire akarima k'imboga akavuga ati reka ngire akarima k'ibihumyo, ibintu nk'ibyo, wenda nk'ubwo ngubwo we wamufasha iki? N'ubundi urabona icyo twita ngo akarima k'igikoni, waba uri wawe mu rugo ukaba ufite imigina runaka wahinga, uzajya uvuga uti byibuze njye nzajya nisaruraho ibyo kwirinda. Ibyo ni ibintu bikorwa cyane rwose mu buryo bworoshye. Ubwo rero wabikora ku rwego rwo kuba hari bizinesi, wakora bizinesi mu buryo bwagutse, wabikora mu rwego rwo kuba wakwifashisha kugira ngo uzajye ubibona hafi yawe mu rugo nk'akarima k'igikoni. Anyway, wabikora mu buryo wumva ubikeneyemo ushaka. Hari rero nk'umuntu aba yibera muri chambrette cyangwa se yifite akantu gato mu rugo, wenda yibera nko mu mujyi wa Kigali. Ese birashoboka ko umuntu yahinga umugina umwe w'igihumyo akajya yisaruraho ibintu nk'ibyo? Simbizi, wenda badusobanurira. Umugina umwe nawe urabyumva, ntabwo watanga umusaruro nk'uko, kuko urabona nk'ubu buhinzi akenshi burya iyo ubikora mu buryo bwinshi bwagutse nibwo ubona umusaruro uhagije. Ariko ukuntu nyine umuntu abikora mu buryo buciriritse, mu buryo wenda byibuze bw'ubushobozi bwe n'iki, uko ubikora mu buryo bunini niko ugira umusaruro kuruta uko wabikora ari dukeya. Yego. Hanyuma rero icyo nakita isoko, uburyo abantu babona ibihumyo, uburyo ukora icyo nakita supply chain cyangwa se distribution of mushroom cyangwa se ikwirakwiza ry'ibihumyo byawe, byo bikorwa gute? Ese wenda nk'umuntu akeneye ibihumyo ari mu mujyi wa Kigali, abantu benshi bakeneye, nta mwanya bafite wo kujya ku isoko ariko bakeneye ibihumyo, ese mu by'ukuri bigenda gute byo? Isoko ryo turarishaka, turi mu masoko manini, twegera abantu babikeneye tukabahereza. Mbese uburyo isoko n'ubundi ni nk'uko umuntu ashaka isoko ry'ibindi bintu bigiye bitandukanye, n'ubundi ni ubuhinzi, n'ubundi isoko ryo riraboneka. Mufite umurongo se mukoreraho, cyangwa se umuntu akeneye nimero zanyu kugira ngo nibura abashe kubona ibihumyo, abashe kugira ibintu nk'ibyo? Nkanjye muri Tobaras Agriculture Special Mushroom, wambona kuri nimero yanjye ni 078, turada kuzishyira mu kiganiro. Yego, ariko zivuga 624 724. Iyo ni contact wambonaho ko wenda ushaka kugira ngo umbaze ku bijyanye n'ubu buhinzi, ese ubikeneye uburyo byakugeraho. Yego, urumvikana ko iyo dutanze inimero nk'izi ngizi tuba tugira ngo twibutse abantu ko uramutse ukeneye ibihumyo rwose ukagira Imana we aho uri hose mu gihugu, ntabwo ukwiye kugira impungenge. Aho uri hose mu gihugu urahamagara kuri izo nimero. Ukeneye ko bakwigisha guhinga ibihumyo, ese urabikeneye ibyo kurya, ukeneye se nibura ubumenyi runaka, wahamagara kuri izo nimero kugira ngo nibura
bagire ibyo bagufashaho, tugufashe mu rwego haba consumption cyangwa se production. Yes, ngo ni ukurya no guhinga. Yego. Hanyuma rero uyu munsi isoko ryanyu rikwibanda ku banyarwanda gusa cyangwa n'abanyamahanga murabafasha? bo si abanyarwanda gusa, ni ukuvuga ngo n'ubundi isoko ryo riba ari isoko, abe mu gihugu abe hanze y'igihugu, aho wabikenera hose n'ubundi byakugeraho mu rwego rwabyo, hakareba uburyo n'ubundi ibijyanye na transport n'iki, ariko byakugeraho pe. Yego. Hanyuma rero wenda reka nkubaze iki kibazo, turi mu gihe cy'izuba ry'igikatu. Hanyuma rero mu gihe cy'izuba ry'igikatu ho bigenda gute? Egererwa gatoya. Mu gihe cy'izuba byo dushyiramo imbaraga nyinshi, kuko ni ukuvuga ngo tuba turi kurwana n'ikibazo cy'ubushyuhe. Urabona nko mu mujyi wa Kigali hano ni ahantu hakunda gushyuha, usanga niyo mpamvu uzasanga buriya nk'abantu bari mu bice by'amajyaruguru nyine hahora hahereye n'iki, bo umusaruro wabo uri hejuru twebwe twakagize twakabonye, bityo rero natwe ntabwo bitworohera. Icyo turwana nacyo turwana n'ikibazo cy'ubushyuhe, ariko bigakorwa. Urakoze cyane, umusaruro ukaboneka. Wenda impamvu nari mbikubajije, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati se njyewe nahinga ibihumyo gute turi mu gihe cy'izuba? Mu by'ukuri ubusanzwe ibihumyo bisanzwe bipfa mu kwa 9, mu kwa kangahe, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi ibihumyo wenda nk'umuntu akeneye nko guhinga, ese yategereza ukwezi mu kwa kangahe cyangwa isaha n'isaha mwamwigisha uburyo yajya ahinga buri season? Kubera ko ubu buhinzi bw'umwihariko ni ubuhinzi buhingwa mu nzu, ariko ntabwo ari inzu ibonetse yose, hari ibyo twitwa warehouse. zino nzu ziba ari inzu ndende, zifite n'uburyo bw'ubuhumekero bwo guhumekeramo. Ubwo rero no mu gihe cy'izuba dukoresha amazi, n'ubu kubera ko iyo tubihinga dukoresha ubutaka n'amazi. Ubwo rero turabikora no mu gihe cy'izuba nk'iki ngiki tukabikora, gusa tugahangana n'icyo kibazo cy'ubushyuhe byibuze kugira ngo ubushyuhe butaba bwinshi bube byabangamirwa, kugira ngo umusaruro ugaragare mu buryo bwiza. Impamvu nari nkwaje ikibazo nagira ngo mare impungenge abantu bavuga ngo igihe cy'izuba ibintu nk'ibyo, abantu bo bajya babyibaza cyane. Hari n'uburyo bibaza uburyo bihingwamo, aho bihingwa, kuko ari no kubwira ngo aruwansekeje bari kuvuga ati none se ko mfite umurima pfiriya mu gishanga tukajya kubihingamo. Ugasanga abantu nyine barabifata muri urwo rwego n'iki, ntabwo abantu basobanukirwa n'uko ari ibintu bihingwa ahantu mu nzu, ahantu hatwikiriye, ahantu bitabasha guhura n'urumuri rwinshi, bihure n'ubwo bushyuhe ndetse mu buryo nk'ubwo, cyangwa se ngo binyagirwe. Yego. Urakoze cyane. Reka wenda tugerageze kugira utwo tugenda tuganira ku bijyanye, twaganiye byinshi kugira ngo tumare impungenge abantu, twabwiye abantu uburyo bashobora kubonamo ibihumyo uri mu gihugu, aho waba uri hose. Gusa n'ikintu turi kwifuza, turi gushaka gushyiramo n'imbaraga, turashishikariza n'abantu kugira ngo byose banadufashe. Turashaka kugira ngo ubu turi gukorera mu mujyi wa Kigali, ariko no mu ntara gutekereza kugira ngo byaguke, tugire branche ahantu hagiye hatandukanye mu ntara. Nk'ubu ngubu turimo turapanga uburyo ki tugomba kubikorera Rusizi, kuko nk'ubwo no mu ntara turimo turategura kugira ngo tubashe kugira ngo tube tubifiteyo, noneho bizadufasha kugira ngo bizave hariya bijye muri Kongo, bijye mu Burundi. Urumva, ubwo hari n'ubundi buryo turi gutekereza kugira ngo byibuze tubikorere mu bice by'intara bitandukanye. Reka manze ngira abantu nsabira mu gihugu, mbere yuko mujya muri Kongo muzabanze mujye muri Kirehe, mujye muri Ngoma, mujye muri Gakenke, mujye muri Rulindo, mujye muri Rutsiro, mujye i Karongi, mujye i Rusizi, mujye Nyamasheke, mujye i Huye, mujye Nyaruguru, mujye Nyamagabe. Kuko urumva nanone ntabwo mwatekereza n'abanyamahanga ni byiza, ariko ko
numva icyaba n'abanyamahanga kuko impamvu mubwira gutyo urabona nitubikorera Rusizi n'ubundi muri rwa rwego rwo kugira ngo isoko ryabuke cyangwa se dukomeze dushake n'amasoko n'iki birambuka bikajya no muri Kongo ni bwa buhahirane birambuka bikajya muri Kongo bikaba byajya mu Burundi n'ahandi hose urumva ko ubwo tugafata n'ibindi bice by'intara nka za Nyamagabe gutyo tukajya za Kirehe n'iki tugakorana n'abandi bahinzi mbese turashaka mugahugura abantu tukahugura abantu bikaba ariko wamugane iki kintu tukivugeho wenda nk'ibigo runaka cyangwa se nk'uturere imidugudu abantu nk'abo bakeneye wenda nk'amahugurwa ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo ese nabo mwiteguye kubafasha cyangwa nta gahunda ihari twabafasha ko n'ubundi gahunda iriho niyo kugira ngo dufatikanye kugira ngo byibuze iki kintu gikure kigere mu bantu batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Okay, very good. Reka twinjire imbere noneho. Yego, ngira ngo rero wenda nibyo wari kutubwira. Rasta wenda nk'iki ngiki kinini ubu nk'iki kimaze iminsi ngahe gikuze. Kingana gute? Ubwo no kuvuga ngo ni iminsi 3. Iminsi 3. Uko kibona gutyo ngo kimaze iminsi 3 bukireze iki ngiki kirasarura. Yego. Ugereranyije nk'imigina wenda sinzi abantu mu kameramani aza kugerageza kugenda ashyiraho atwereka uburyo ibihumyo bimeze uburyo byororwa ibi bintu ubundi imigina ikorwa gute ese mu by'ukuri wenda ku isoko nk'umuntu ashaka gutangiza agashinga k'ibihumyo ibintu nk'ibyo byamusaba iki? icyo bimusaba udufaranga duke dushoboka two kwifashisha bitewe n'ubushobozi ufite umugina nk'ubu ngubu ugeze kuri 600 ubwo rero bitewe n'ubushobozi ufite wakora bijyanye n'ubushobozi bwawe yego ufite no mu mufuka iki gihe turimo rero kubona akazi ni imwe mu ngorabahizi gerageza turebe amaso ni imwe mu ngorabahizi iri kugora abantu wenda nkawe umaze igihe kingana iki mu by'ukuri utangije uyu mushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo? uyu mushinga mumazemo iminsi gusa nagiye ngiramo ibizazane bitandukanye cyangwa gukorera murabizi nagiye ngira n'ibibazo by'ahantu nakoreraga baje gusenya bisaba kugira ngo wenda mbe nashaka ahandi ubwo rero bituma ngenda mpura n'izo mbogamizi ariko ubundi ino projet y'ibihumyo twayatangiye muri covid nibwo natangiye ino projet ukuntu ngenda gahoro ngenda uko mbonye ubushobozi nkagerageza kugira icyo nkora kugeza n'uyu munsi wa none rero ndacyabirimo gutyo urumva ko hari experience mba ndi kugenda mfatamo kugira ngo umushinga ukure yego wenda nk'ikibazo nakwibariza muri make uyu munsi urubyiruko ni bamwe mu bantu kubona akazi bisigaye bibera ingorabahizi ese mu by'ukuri wenda wowe kubera iki ukora wenyine nuko sinzi impamvu ubundi abantu benshi bakunda gukora ubuhinzi bw'ibihumyo usanga ari itsinda ry'abantu cyangwa se muri iki gihe turimo usanga abantu benshi bari kwibumbira hamwe kugira ngo bagwize ubushobozi babashe kwagura isoko habura iki cyangwa wowe uri rwiyemezamirimo ukora ku giti cye wenyine? kuko njyewe mfite iki navuga ikintu mfite nanjye sinkora njyenyine nkorana n'abandi ariko by'umwihariko njyewe ni umushinga natangiye kuko njye nkora ibintu bigiye bitandukanye nk'uko twabitangiye ubundi njye ni tobalasi nk'uko mubyumva ni tobalasi noneho tobalasi isa nk'iri kampani kuko nkora ibintu bigiye bitandukanye ariko mu gukora ibintu bitandukanye nkorana n'abandi n'ibingibi hari ukuntu mfite n'abantu nkorana nabo mfitemo hari nk'abashoramari baza bagashoramo rero hasigaye nanjye nkakora marketing umuntu ubizobereye wari ubisanzwemo n'iki tugakorana muri urwo rwego n'ubundi ntabwo sinkora njyenyine pe. Hanyuma rero urubyiruko rw'iki gihe kubona akazi byabaye ingorabahizi ese mu by'ukuri hari abajya bakwegera ngo ubigishe?
mbo baranyegera ariko baza n'ubundi bwa bushobozi ari ntabwo ugasanga ikibazo kiriho mu buryo bwo kugira ngo mubone igishoro cyo kugira ngo mukore ibintu binini ugasanga rero ni izo mbogamizi hakaba mupanze iyo imishinga bikarangira muyipanze gutyo gusa ariko twajya mu buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo dukore projet ibyo bikabura ibitekerezo biba biriho ariko noneho hakabura support yo kugira ngo imishinga iranire. None rero wenda nkawe nk'umworozi cyangwa nk'umuhinzi w'ibihumyo umuntu ashaka kumwigisha cyangwa se akeneye ko umwigira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo kugira ngo yiteze imbere ari nk'itsinda se cyangwa ari nk'umuntu ku giti cye bisaba iki se? Bisaba amafaranga ese bisaba ubushobozi runaka? Mu by'ukuri bisaba iki? Ibyo byose ikintu cya mbere ni ibitekerezo, ubushobozi bw'ibitekerezo ko wabitekereje ubwawe byonyine noneho hakaza n'imbaraga z'amafaranga kugira ngo noneho wa mushinga ukorwe kuko urabona muri iki kintu cyose bisaba kugira ngo ufite ubushobozi bwo kugira ngo ube wagikora. Ubwo rero icy'ingenzi ni ibitekerezo, uhuza n'umuntu ubasha gukora icyo kintu turafatikanya urumva mu buryo bwo kuba umuntu yagira icyo yabikora kuko natwe tugenda tukegera abantu bakora ino migina tukabakuraho imbuto, ubona imbuto tubakuraho tukaza tugahinga. ubwo nanjye ni ukuvuga ngo icyo ngufasha ndagufasha muri bya bintu bijyanye n'ubuhinzi, uburyo bigomba gutunganywamo, uburyo bihingwamo, tukagusarura ku masoko, ibintu nk'ibyo byose. Yego, urakoze cyane. Turabyumvise ko ushobora gufasha umuntu kuba yahinga ibihumyo, ariko abanyarwanda benshi bari mu bice bitandukanye, hari abari mu majyepfo, amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali, mu birumvikana n'intara zose, kandi mu by'ukuri bakeneye gukemura ikibazo cy'imirire mibi. Gutegereza ibihumyo byera mu kwa cyenda, mu by'ukuri ubona ko biratinda cyane. Uyu munsi rero gerageza usobanure, wenda nk'umuntu ari mu ntara, ari Rusizi, agakenera ko umwigisha wenda ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Ese mu by'ukuri birashoboka ko ushobora kuba wava inahangaha ukajya mu ntara ukigisha y'umuntu? Unabikomojeho ejo bundi hari aho twari turimo turabiganiraho, ari Rusizi, nawe nibyo arimo arambaza ati ni iki nakora kugira ngo byibuze ubwo buhinzi nanjye bungereho, cyangwa se tunabukore, twagure n'uburyo bwo kuba twakorera n'ahantu runaka mu bice runaka kugira ngo byibuze ubwo buhinzi bukwire hose. Twarabiganiriye turareba dusanga nta kindi bisaba, ni ubushake bwo kubikora. Ubundi hasigaye tukajyanayo imbuto, tukagenda tugahinga, tugasarura, tugashaka isoko, kuko yarambwiraga ati ikintu cyanadufasha twashaka n'isoko mu baturanyi, hari mu Burundi, hari no muri Kongo, ahantu hose byashoboka twagerayo, abe mu gihugu, aba ari hanze y'igihugu, byose twabikora tukagura ubuhinzi. Ndi kubona ubwoko bw'imigini itandukanye, biba bitandukaniye he? Ese mu by'ukuri ubu buhinzi iki ngiki ndi kubona ahangaha n'iki ngiki ndetse na kiriya ndi kubona hariya, bitandukaniye he? Sinzi niba uri kubibona neza. Iyi migina ikintu tumaze kubibonamo, ifite uburyo ikorwamo butandukanye. Urabona hari ibihumyo biza bifite ibara ry'umweru mbese werurutse. Nk'iki ngiki gifite ibara rimeze gute? Urabona ko nk'icyo ngicyo gifite ibara ry'umweru ryerurutse. Yego. Ariko hari icyo uzasanga gifite ibara rijya gusa nka shokora. Nk'iki? Urabona ko nk'iki ngiki kabisa rwose kirimo shokora ukuntu. Bivuze iki rero? Iyi shokora yo isa nkaho iri umwihariko, kuko no ku isoko uba usanga iyi ni karite. Iyi ni karite kabisa, kuko no ku isoko uba usanga n'ibiciro kiri hejuru. Usanga rero byonyine ari umwihariko wabyo. Nicyo kintu ni ibintu turimo turabonamo, kuko nkanjye nibwo ndi kubibona muri iyi minsi. Ariyo nari ndi kubaza bano bakora imigina, bari kumbwira bati iyo migina turimo turashaka kugira ngo tuyikore mu buryo bwagutse, twari turimo tuyigerageza kugira ngo turebe n'umusaruro yatanga n'iki, ariko ni ikintu bashaka kugira ngo n'ubundi bakore mu buryo
bwagutse ibe myinshi kugira ngo umusaruro wayo. hanyuma rero umusaruro wiyongere, watubwiye ko hari shokora hakaba n'umweru werurutse, wenda iki ngiki ni umweru werurutse, ibi bihumyo ni byo umweru werurutse, ariko hari n'ubundi bwoko bwa shokora by'umwihariko ubu ni shokora. Igiciro cyabyo kiba gitandukanye cyangwa n'ubundi igiciro aba ari kimwe? Igiciro cy'ibi shokora kiba gitandukanye n'ikibibona bindi by'umweru, kuko ubwo urumva ko biba ari karite, kuko iyi shokora n'ubundi byo nk'abagizeho barakubwira bati ibi ngibi byo n'ubundi nka bya bindi byacu bya kinyarwanda, bya bindi byera mu kwa cyenda. Ubanga ibi ni bwa bwoko bw'ibyera mu kwa cyenda, ni rwo rwego rwabyo, nibwo buryo biba byarakozwemo tu. Umwihariko kuko no mu buryo bwo gukonsoma n'ikintu uba wumva harimo ako kantu k'umwihariko. Ni nk'uko tubona n'ubundi abantu bakora, ubona za kawunga wa mugani ziba zitakorwa mu buryo bumwe, ziba zigiye zirimo amahantu amakategori, niko umuntu yabivuga. Ubusanzwe ibihumyo bisanzwe ubuhinzi bwo aribwo bwose bugira icyo nakita ifumbire. Ese mu by'ukuri hari ifumbire muba musabwa gushyiraho nk'iyo mwahinze ibi bihumyo, mukimara kubihinga hari ikindi kintu mwongeraho kugira ngo nibura umusaruro wiyongere? Oya, ntabwo bikenera ifumbire, kuko nabyo bwabyo uburyo bikozemo nabyo bisa nk'ibikozwe n'ubundi mu ifumbire. Ibi bigize nabyo n'ubundi ni ibintu bya ngo nta mvaruganda ikenerwamo, ni itaka ritagira ifumbire. Hanyuma rero twifashisha ubusanzwe iyo umuntu ahinze inyanya, sibyo, akenera wenda nko kuba tera umuti. Ese wenda nk'iyo mwabihinze wenda nk'ibyonnyi bikaza, ese hari igihe mujya muvuga gutya ati reka dutere umuti kugira ngo turebe ko twahangana n'udukoko? Ibi ntabwo bijya biterwa umuti. Ibi nta busimba bundi byataka. Ikibazo bijya bihura nacyo wenda ikibibangamira ni umuswa. Uwo muswa rero iyo turimo turahinga dutya, dukora buryo ki tugomba kuwirinda. Tugomba kurinda uwo muswa, dukoresha amashashi, dukoresha ishwagari, ku buryo icyo kibazo cyo n'ubundi usa nkaho ugikumira mbere y'uko cyabaho. No mu byo uhinga, naho ugiye guhinga ubanza kureba uburyo imiterere yaho, ukareba ko aho hantu nta muswa ubasha kuhagera. Byaba ngombwa nyine ukabanza gukoresha imiti yica utwo dukoko, yakwica utwo dukoko cyangwa se yakumira icyo kintu ku buryo. Hanyuma rero noneho ikindi kibazo nakwibariza, sibyo, ese mu by'ukuri nk'iyo muri gusarura, wenda reka tuvuge ko wenda mwari muteganya gukora supply cyangwa se kugemura ku isoko, iyo isoko rihindutse cyangwa se bakabatengwa, bifite ubushobozi bwo kubika igihe kingana iki mu gihe umuntu adafite firigo? Biragoye igihe udafite firigo, buriya biba bigoye. Niyo mpamvu icyo kintu cyo turacyagikorera ariko si n'ibindi ubwo binarenze, bwaba ari uburyo bwo kugira ngo bitangire bikaba bibikwa ahantu hari harinzwe kandi noneho hadashyushye, kugira ngo bibe byagira gute byatakaza ngo binane, kuko ibi ngibi ni imboga. Ibi ni imboga, urabona ko ni ibintu byabangamirwa n'ubushyuhe. Uko biri kose burya buri gihingwa cyose kigira icyonnyi. Ni ibihe byonnyi bijya byibasira ubu buhinzi bw'ibihumyo? Ese mu by'ukuri muhangana nabyo gute ibintu nk'ibyo? Ibyonnyi naje kunjya mbona bizaho cyane cyane bikataka nk'amababi. Hari bino bisimba bita umukondo w'inyana, hari n'ibinyamunjonjo. Ibinyamunjonjo nabyo njya mbibonamo gutyo ukuntu simenya ahantu bituruka, ariko njya mbona bigira ari byo bintu bibasha kuba byabyataka cyane cyane, ugasanga byagiye bifata nk'ibabi bikarihongoraho nyine mu buryo nk'ubwo. Ubwo rero icyo dukora n'ubundi, icyo gihe ureba ko hari ibyajemo ukabikuramo. Yego, inshuti za Simbi ndetse na Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima,
iyo dukoze ikiganiro nk'iki ni ukugira ngo dufashe urubyiruko, ni ukugira ngo dufashe abantu kwikura mu bukene ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero tubwire noneho ku bijyanye no gusarura. Okay, ku bijyanye no gusarura, iyo tugiye gusarura turasarura. Hanyuma rero wenda twereke wenda urebye ino migina ukuntu yubakitse se mu by'ukuri, wenda nk'iyo mukeneye gusarura, sinzi wenda niba mwari mugeze mu gihe cyo gusarura, simbizi. Uzi igihe cyo gusarura gutya turasarura. Ngaho twereke rero iyo mugiye kubisarura kugira ngo umuntu asobanukirwe se mu by'ukuri ibyo yasarura n'ibihe n'ibyo atasarura n'ibihe. Gusarura, usarura igihumyo gikuze cyakuze. Nk'urugero twahera nko kuri iki. Gusarura uritonda kuko yabisaba, kuko ni ukuvuga ngo uragisarura usa nk'ugihanyura ku mugina kikavaho. Urabona ko kizaho akantu k'itaka. Icyo gihe icyo dukora rero twifashisha icyuma, yego, itaka tukarikuraho. tukarikuraho tukagikorera isuku. Yego, gukorera isuku ubundi ubwo mukagikorera isuku. Yego. Hanyuma ukagikorera isuku ukajya usarura, ushyira ahantu wateguye umufuka gutya. Ubwo cyane nicyo cyari kigeze igihe cyo gusarurwa cyangwa kiba kigeze igihe cyo gusarurwa. Gisikorera imbere ya kamera kugira ngo tubibone. Ubwo rero ngira ngo abantu bari kubona uburyo ibihumyo bisarurwa. Uramutse ukeneye komande ni uguhita uhamagara aka kanya, nimero twazishyize ku kiganiro kugira ngo nyine nanjye se wanyeretse icyo nsarura. Nawe urashaka gusarura cyangwa ntabwo biba byemeye ko undi muntu akoramo? Nyine biba bisaba kugira ngo ube ubisobanukiwe. Niba njye ntabwo niteguye, nshobora gushyiramo ntabwo umuntu ashobora gushyiramo udukoko akaba yabyanduza uburwayi bikaba byakangirika. Icy'ubukoko kubera ko twavuze ikibibangamira cyane cyane nk'ikibazo cy'umuswa, ariko ku bundi bukoko nk'ubona wenda bujya mu yindi myaka nka bwa busimba ubona abantu batera imiti, ntabwo ibingibi nigeze mbona bibigira. Ikintu kibangamira ni umuswa, ugasanga ari umuswi wabigezemo. Umuswi uraza ugahita wubaka uyu mugina ntugaragare, ugasanga n'ubundi n'itaka ukubaka kwa kundi kwawo nyine ukagira gute nk'umugina nk'uyu nguyu nyine ukabona ntabwo ukiri umugina, wahindutse nyine itaka mu buryo nk'ubu. Ubu ngubu nka buri mugina wera ibiro bingahe Rasta? Ubushakashatsi tukiri gukora, gusa nagerageje kubaza bano bakora imigina. Ubundi bavuga ko umugina byibuze wafashwe neza, wabaye ahantu heza, utabangamiwe na cya kibazo cy'ubushyuhe twavugaga, ushobora kuba wakweraho hagati y'ikiro n'inusu kugeza kuri 2, bitewe n'ubwoko bw'umugina cyangwa se uburyo umugina n'ibyawukoze, kuko imigina ikorwa mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero umugina wo byibuze urumva ko ushobora kuba wahundura urenzeho nk'ibyo biro 2, kimwe n'inusu se. Yego, nyine biterwa n'uko igihe cyagenze n'iyo season. Abanyarwanda benshi bakunda kugira ikibazo cy'imirire mibi, sinzi impamvu batakuyoboka kugira ngo bakemure ikibazo icyo cyo natwe nicyo kintu turi kugenda dukemura. Niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo batugane, babashe gukonsoma ibihumyo. Ibihumyo ni indyo nziza, ni bimwe mu bintu birimo intungamubiri zitandukanye. Nk'abantu babuzwa wenda gukonsoma inyama zitukura, babashishikariza gukunda gukoresha ibihumyo cyane. Mujya mwitabira se ibigo by'imari? Ibigo by'imari byo birakwiye kwitabirwa, byo birumvikana. Gusa ariko njyewe
ndabasha kubyifashisha gusa, ariko icyo kintu mba ndi kugitekerezaho kugira ngo byibuze mbashe kubona igishoro gifatika, mbona uko nagura umushinga no ku isoko mboneye icyo njyana, kuko ubu ngubu ikibazo nkifite, ndacyafite imbaraga zikiri hasi kugira ngo byibuze ngire icyo njyana ku isoko gifatika. Yego, hanyuma uyu munsi yego, ubwo haraza sinzi ubundi buryo nakubaza, ariko nko mu midugudu utuyemo, ese ubona rimwe na rimwe abantu baba bavuga ngo ubona mu by'ukuri ibihumyo abaturage barabikunda, baritabira, barabikunda pe, barabikunda cyane rwose, barabikunda, bari kubona ko ubusaruzi. Hanyuma ahangaha wenda umaze gusarura ahangaha, ibi ngibi ntabwo byari byagera igihe cyo gusarurwa? Ibi ngibi ubu nzabisarura umunsi w'ejo. Nashatse n'isoko. Ubu ni ukuvuga ngo nk'ibi ngibi musaruye already bifite umukiriya ugiye guhita bikonsiyuma? Biba bifite umukiriya ugomba guhita bitwara, kugira ngo ubwo nuko tugenda dushaka isoko gahoro gahoro, kuko ibi ngibi urabona biba ari bikeya, ubwo nko ku isoko ryagutse bose kugira ngo tube twajyana ibintu byinshi. Yego, ariko tubwira inzitizi uhura nazo rero muri aka kazi, byanga bikunze nta kintu kitagira inzitizi, nta kibura inzitizi. Inzitizi muhura nazo ziba zimeze gute? Ese ubuyobozi bubafasha gute? Ese ibigo by'imari bigiye bayoboka ngo bibahe inguzanyo, cyane cyane kubona ubuhinzi nk'ubundi bwose, bimeze gute? Inzitizi zo ntizabura. Inzitizi dushobora guhura nayo, ikintu cya mbere cyo dushobora guhura n'inzitizi y'umugina utameze nk'uko wabitekerezaga, nk'uko ubyifuza, kuko abantu bakora imigina igiye itandukanye. Nk'ubu hari ikibazo twigeze kujya tugira, twajya nko kuzana nk'imigina nk'ahantu runaka, twayizana tugasanga imigina yabo iri kuri revo zo hasi, nk'umugina ukaba wawuzana ukawusaruraho nka kabiri konyine, ubundi ugahita uhuma. Yego, ukimara kumbaza icyo kibazo, wenda nk'iyi migina tumaze gusarura, nanjye nishyizemo nk'ahangaha, urabona ko nta gihumyo na kimwe kihasigaye, kandi byari biriho, ngira ngo abantu babonye turi kuhasarura. Ubu utaha, ubu ni ukuvuga ngo ubwo umaze gusarura gutya, ndashyiraho amazi, wajya kuyazana. Hanyuma ubu nuba ngo ugiye guhita ushyiraho amazi. Yego, ngaho tubwire rero, nk'ubu iyi migina biraza gusaba iki kugira ngo izongere kwera? Iyi migina mu kubona amaze kubigusaruraho, ubu ndasarura, narangiza ngashyiraho amazi, icyo twita kubyuhira. Ni ukuvuga ngo amaze kubyuhira, nka nyuma y'iminsi runaka harongera hagatutumbaho ibindi. Ngaho uhira turebe ukuntu muhira noneho. Mu kuhira tugerageza kwifashisha akajerekani nk'aka, ariko akenshi ubundi twifashisha amarozwari. Rozwari niyo dukunda gukoresha, ariko hari ukuntu ukifashisha ubundi buryo nk'akajerekani nk'aka. Yego, ugashyiraho amazi. ubwo bisaba kuvomera kangahe ku munsi? Ni rimwe ryonyine. Rimwe ryonyine. Kandi nabwo tuvomera ntabwo ari buri munsi, si kenshi, kuko nk'ubu iyo byatangiye kuzaho, urabireka kugira ngo byibuze bibashe gufata itaka neza, bikurure. Yego, bikurure itaka, hanyuma noneho cya gihingwa nacyo kibona uko gikura mu buryo bwa nyabwo. Yego. Nuba ngo kuvomera ni ukugira ngo bize kubasha kubona amazi. Kubona amazi kugira ngo hanyuma se noneho nk'ibi ngibi wenda mutari mwageze igihe cyo gusarura, byo ntabwo wabivomera? Ntabwo nabivomera, kuko ubu kubivomera bituma bigira ikintu cyo koroha cyane. Hanyuma rero wenda ikindi kibazo nakubaza, urabona nk'iki ngiki ni gikuru, n'ibi ni bikuru, ariko utungutu ni duto. Ibi bintu biba bivuze ko utabitereye rimwe cyangwa byera insigane? Byera insigane.
ubu ni ukuvuga ngo ejo sinsaruye, ejo nzagaruka nze nsarure, ejo bundi nzasarure, ejo bundi nzasarure. Ubundi iyo bifite mu buryo bwinshi, kuko n'urugero niba ufite nk'imigina nk'ibihumbi 5 n'urugero, burya buri munsi waba uri mu kazi, buri munsi wajya usarura buri munsi kuzageza ubwo bihunduka. Ibaze none hari nk'abantu bishyize hamwe bafite uwo mushinga bagira amafaranga ahoraho, bagira amafaranga menshi. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko se mu by'ukuri ni iki wabwira urubyiruko wenda nk'abantu bifuza kugira icyo biga, kugira icyo bamenya, ibintu nk'ibyo, ni iki mu by'ukuri wababwira? Ese ni iyihe nama wabaha? Muri iyi minsi akazi karabuze, hari uretse no kuba karabuze abagafite bagaha bene wabo, muri rusange hari ikintu cya hereditary. Si ibyo gusa, ruswa nayo ibivuze ubuhwa nawe ntabwo twareka kuyivuga kandi iriho, ariko bisaba iki rero? Bisaba iki kugira ngo nibura mu gihe umuntu akiri guhangana n'izo nzitizi, ikene wabo mu kazi, ibibazo bya ruswa mu tuzi tumwe na tumwe, noneho byagenda gute kugira ngo nihe nama wagira abantu bafite ibyo bibazo bahurira nabyo mu gihe baba bari gushaka akazi? Mu by'ukuri nibyo twavuzeho, ikintu cy'ingenzi cya mbere burya umuntu akwiye kugira ngo atekereze, twe gutekereza cyane ubushobozi twakura mu bantu bandi atari twebwe tubwishatse. Dutekereze ko natwe hari icyo umuntu yakora kugira ngo ubuzima bugira uko bugenda. Yego, tekereze ko hari agashinga watekereza kuba wakora, ubworozi bw'ibihumyo, ubuhinzi bw'ibihumyo, si n'ubuhinzi bw'ibihumyo dukora n'ubundi buhinzi bw'ibindi bigize bisanzwe, wenda tuzabiganiraho nabyo. Ariko muri rusange twatekereza kuri ubuhinzi bw'ibihumyo, ugatekereza ukavuga uti wenda mu bushobozi bwanjye nakora, wenda nakoresha imigina runaka bitewe n'ubushobozi mfite, nkagira gute, nkajya mbona icyo njyana ku isoko, udufaranga n'utuntu tugiye dutandukanye nyine mu buryo nk'ubwo ngubwo. Very good, urakoze cyane. Hanyuma abantu nibafata agakaramu, abadafite agakaramu bafate telefone, ako gakaramu ufashe na telefone ufashe, niba ukeneye ibihumyo, niba ukeneye intungamubiri yuzuye, niba ukeneye indyo yuzuye, hamagara abakuzanira ibihumyo. Niba ukeneye kubyihingira, bahamagare bagufashe kuri izi nimero bagiye kongera kukubwira bwa kabiri. Ubwo abakeneye ibihumyo, bakeneye izindi nama mu bijyanye n'ubuhinzi, wambona kuri 078 622 4 7 2 078 622 4 7 2 nayoboye ikiganiro nitwa Nshimiyimana Simeon. Niba wumva ushimishijwe n'ibyo dukora, kora subscribe, ibiganiro byacu bisangize rubanda, ufasha urubyiruko kwihangira umurimo. Mugira ibihe byiza.